Reka manza none nshimiye leta, hari igihe kigeze kugera umusaruro usa nkaho inganda zisa nkaho zitishyura, ariko kubera ubuvugizi bwagiye bukorwa, leta yashyizeho imbaraga itanga n'umurongo, ishyiraho umurongo isaba inganda ari hagati y'abahinzi n'inganda, abahinzi tunganye neza umusaruro nk'uko ubibona tuwugire neza, ariko inganda nazo zifite inshingano zo gutwara umusaruro ko zishyura. Ubu rero dufite amahirwe, dufite abafatanyabikorwa nubwo ari inganda, ariko nk'inganda za nka Militeri n'izindi turimo gukorana nazo, iyo igiciro kimaze gushyirwaho fatizo na leta turumvikana, twamara kwemeranya amafaranga akayashyira kuri konti. Ni ukuvuga ngo n'umusaruro amafaranga ari kuri konti barimo gupakira no kwishyura abahinzi. Icyo rero nta kindi ni ukora umucyo no gukorana n'inganda zisa nkaho zifite icyerekezo. Murakoze cyane. Mu TV rero nk'uko mubyibonera, nk'uko muri kubyumva, aba bagabo nubwo mubabona gutya, ariko ni abagabo bakora akazi gakomeye nk'uko muri kubibona hano inyuma. Ndumva nabaza umwe muri bagenzi bacu, ashaka kubaza nyakubahwa, kano kazi mubona muri abanyamuryango wa koperative? Ndi umunyamuryango. Mubona kuba muri koperative kumara iki? Ingirakamaro kubwo ko inzara igiye kuzatwica, none tubona agaciro ko kurya. Nk'uko muri kumwumvira rero, arimo aravuga ati inzara yagiye kutwica ariko ubu twaragikemuye. Ibi rero byose bigerweho, nta kindi cyabaye, nuko ari ibintu byavuye ku miyoborere myiza. Buriya si buri muntu wese waha abantu 4,500 ngo abayobore. Nyakubahwa Perezida, nka TV twabahisemo kubasura kubera ko twakomeje kumva ibigwi byanyu by'indashyikirwa, ariko dufite amatsiko yo kubona wa musaruro wanyu kugira ngo uve hano ugere ku ruganda. Bigenda gute rero n'amanya twakurikiza imodoka zijya ku ruganda, twe koperative tumaze kusaba umusaruro tukawegeranya, twavana n'inganda tukishyira ku isoko, aho tukusanyiriza inganda zikaza, inganda zifite ikibazo zikakira zikageza ku isoko. Iyo tumaze kwishyura abahinzi rero, hano ibikorwa bigenda bikorwa muri koperative ntagarutseho cyane. Koperative yacu ifite ikigega cy'ingoboka, nta munyeshuri ushobora gutsinda mu byo agire ikibazo ahinga igihingwa cy'umuceri. Ikindi, nta muntu ushobora guhura n'ibibazo by'ubukene cyane, hari amabanki tukaba bishimira abantu bagafata amabanki, kugira ngo uno mwaka 2021 aho twatanze moto zigera 8, dutanga amabati 700, dutanga inka 24 n'amagare n'ibindi bikoresho. Tukajyana n'iduka ry'umuhinzi naryo rirahari, aho abanyamuryango tubyifashisha kugira ngo duteze imbere, badushyira ibijyanye n'inyongeramusaruro. Intego za koperative ni ukuzamura igihingwa cy'umuceri kugira ngo kigere aho kigomba kugira umuhinzi buryo yiteza imbere. Hari ibikorwa byinshi dukora. Ejo heza nayo aho twishyura abanyamuryango ejo heza, kuko ku mwaka twishyura $60,000. Numva ari ibikorwa byinshi abanyamuryango nyongeramusaruro bazibona ku gihe. Tukaba n'abatubuzi n'abagorodira, ubu turitura imbuto. RAB rwose kaza dushimira na RAB irimo kudufasha muri igikorwa cy'ubutubuzi, ndetse na Minagri kutuba hafi kugira ngo dukomeze tugutunganye kugira ngo n'umusaruro ugere ku isoko umeze neza. Ariko nyakubahwa Perezida, mbere yuko tugera aho bafatira ko dufite amatsiko, hari mu TV kuhagera ngo turebe uko byifashe. Hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kukubaza. Mu bikorwa ry'umuhinzi kuko bitabona ko ari umushinga mwiza nyakubahwa Perezida, murasaba abandi bashoramari nk'abantu mufite abantu 800, ese umushoramari waza ashaka ko mukorana yababona gute, byagenda gute? Ese ari inzira mufunguye kuri duka kuko abantu 800 n'abantu benshi? Twabwira iki nka TV abashoramari badutegereje bakurikira ibiganiro uburyo bakorana na koperative? Murakoze cyane. Abashoramari cyangwa abafatanyabikorwa ni karibu. Turakorana n'abandi dusanzwe dukorana ariko bashoje imirimo yabo, badufasha mu gikorwa cyo gutunganya neza ubutaka no kwisha abahinzi ko tugomba guhinga umuceri mureba. Ariko ku bijyanye n'iduka barushaho, tubonye abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga, hari uburyo twanoza imikorere y'iduka, ari ukongeramo ubushobozi ndetse no gufasha abanyamuryango ku ntego za koperative dushingiye ku iduka, nabyo byadufasha gutera imbere. Ikindi ni uko harimo ibikorwa byinshi, iby'amagare, iby'amabati, iby'iki. Turashaka gufatanya n'abashoramari cyangwa se abafatanyabikorwa tukakora ishoramari ryagutse, kuko dufite iduka rirakora ku isite imwe,
ariko urumva abanyamuryango benshi cyane. Ubwo rero tubonye abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga barushaho kwagura imbago kugira ngo umuhinzi wese abone serivisi zimwegereye kandi bityo n'iduka rizamuke riteze imbere abanyamuryango. Bashoramari rero mukurikira Muka TV nk'uko tubizi mudukurikira cyane mu kubafasha kwamamaza ibikorwa byanyu, muribonera yuko gukorana na koperative Indatwa Kayonza nta gihombo kiri gukorana na koperative Indatwa. Mu rugendo rero rukomeye cyane, umusaruro tubonye uburyo usarurwa, ariko nyakubahwa perezida ntararangiza. Abana benshi mu babona
utarajya muri koperative rwose waba watakaye. Murakoze cyane rero, mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Ramuka TV. Ciao.